Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze hano kuri Mega TV Rwanda. Namakuru amaze iminsi acaracara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko uwo bita Kimomo yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe ariko ntibamenye ngo yagiye gukora iki, dore ko bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Bamwe bakavuga bati uyu Kimomo nta kindi yagiye gukora usibye ko yagiye gutembera. Abandi bati yagiye kubana n'umukire yabonye kuba mu Rwanda bimurambiye, ariko abandi nabo bati yasanze umukunzi we hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero ukuri nuko uyu Kimomo yagiye kureba umukunzi we mu minsi iri imbere, ushobora no kuba umugore. Bamaranye igihe kinini. Abantu bati rero kubera iki se utubwira buryo kandi twarabonye ko ari mu bantu bakuze bihakana ibintu byo gukundana, ibintu byinshi cyane bijyanye no kuvugwa mu bintu by'abakobwa, dore ko yabitaga maninja n'andi mazina menshi. Akongera akavuga ati nta gikwe rwose, nta gikwe ateganya. Ariko rero iyo ugiye inyuma ho gatoya ukareba uwo bita Kimomo, usanga ari umuntu wagerageje kubijyamo. Ariko sibyo nshaka kugira ngo tuganire, ahubwo ngewe ndashaka kugira ngo nkwereke ko nubwo yabigiraga ibanga bimwe na bimwe byabaga byarabaye. Nk'iyo foto mubona imbere yanyu, uwo ni umukobwa wigeze kuvugwa mu rukundo na kandi iyo urebye amafoto ubona ko ari abantu bari bameze nk'aho bakundana koko. Ariko icyo gihe ntiyaje ngo avuge ko akundana nawe, nabyo yakomeje kubigira ibanga. Hanyuma rero uyu munsi nkaba ngiye kukwereka uwo bita umukunzi wa uwo bari kumwe aka kanya, bitegura no kurushinga. Umukobwa mwiza w'umuzungu rwose, benshi badatinya kuvuga ko nyine impamvu yari yaratinye kumuvuga nuko yagiraga ngo hatazagira abantu birirwa bamushinga umunwa ngo kubera iki yashatse umuntu utari umunyarwanda. Nawe yahise abikora mu ibanga, ari nabwo yahise agenda nyine hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabwiye abantu benshi ibyo yagiye gukorayo. Ariko rero nawe iyo urebye uwo mukobwa, ndeke kubatinda mbereke ukuntu ameze. Murabona ko rero ayo ni amashusho yafashwe mu gihe cyashize ubwo bari mu birori bari guserebura muri BK Arena. Uyu mukunzi wa yari yaje mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero aje mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo barasohokana barabana bamarana iminsi, nubwo batabaga mu nzu imwe ariko yabaga mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mukobwa amusura kenshi bahorana. Hanyuma iki gihe nk'uko ubibona nawe imbere yawe bari bayishimanye. Nta wundi mukobwa twigeze tubona muri uru Rwanda wishimana na kuri iyi level. Ntawe rwose. Bivuze ko uwo twari twarabonye nuriya namaze kubereka, ariko bivuga ko ari mushiki wa Mr Kagame. Niwe nawe wigeze kugaragara ko ashobora kuba ari mu rukundo na ariko nabwo n'undi muntu bigeze kuvugwaho mu rukundo, ariko byo byari ibinyoma murabizi. Ni wa mukobwa yatereye ivi mu ndirimbo ya Papa Cyangwe ari kumwe na Soshomura yitwa Bambe. Hanyuma uyu mukobwa nkuko nawe umubona kuri screen yawe, urabona ko ari umukobwa mwiza. Ntago yaba agiye gushaka umugore mubi. Muramuzi afite amafaranga, nubwo uyu mukobwa afite amafaranga arenza ya niko abantu babivuga. Ariko nkuko nawe ubibona, urabona ko iyi kapo yahabijyanye. noneho ntiyaba dusereje. Abantu bamwe baribazaga batese azashaka umuntu umeze nk'abande, ese azaba ameze nk'abamisi. Abantu bamwe batangira kuvuga atazaba ameze nk'abakayumba Darina, n'abandi bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Ariko ikindi kintu abantu bakomeje kugarukaho, bakomeje kuvuga bati ntabwo twumvaga ko yazana umugore utari umunyarwanda. Ntabwo bumvaga ko yaba afite connection z'umugore wo hanze nyine atari umunyarwanda. Bumvaga ko azazana umugore hariya atuye nyine bakumva ko bitazagera ku rwego rwo hejuru aho yagera akazana umugore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ufite amafaranga noneho w'uruhu rwera. Nuko rero
ikindi kintu abantu bakomeje kuvuga nuko iyo urebye ugasanga Rocky usanga ari umuntu uzi indimi zigiye zitandukanye, bikaba atari ibintu bizagorana kugira ngo communicating cyangwa se aganire n'uyu mukunzi we wahariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rocky azi indimi cyane kubera ko yarize rwose, buriya no gusobanura nuko ari kwa kundi umuntu adakora wenda ikintu yize, ariko buriya no gusobanura ni ibintu navuga ko byashamikiyeho nyuma, kubera ko iyo umuntu asoje nyine ntago ahita abona akazi, nawe nyine yahise atekereza ku bintu byo gusobanura filime. Ubu byagezaho ajya no mu biganiro yagura business, ariko iyo ugiye kureba ubona ko ari gusohora ibiganiro byinshi cyane, agasohora na filime nyinshi cyane, nk'uko muri iyi minsi ari kuri seri ikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Bon Appetit. Ni seri nziza cyane ari gushyiramo umutima wose, kandi iyo urebye ubona ko ibintu ari gukora biri real time cyangwa se biri kuba aka kanya, ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu yari kodinze kera nk'uko bamwe bagenda babikora kuri izi mbuga nkoranyambaga, baba bagiye mu bindi bihugu bagasiga ibintu bakazagenda baprodinga nk'ubikunda kubikora ni Irene. Murabizi ko ubu ngubu ari muri Canada, ariko akaba nyine asohora video za kera yari kodinze mbere akiteganyiriza hanyuma uyu Rocky Kimomo we iyo urebye ubona ko atari uko bimeze, kuko usanga we agira nyine akora ibiganiro byo muri Tanzania byabaye aka kanya nk'uko yakoraga akiri mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nabwo abantu bakomeje kuvuga bati Rocky ntabwo azagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ni ibintu bishoboka cyane, ariko ni ibintu nabwo bidashoboka, kubera ko Rocky asa n'umuntu uzatinda kugaruka, ariko asa n'umuntu uzagaruka. Wenda ashobora kuzagaruka agiye mu bintu by'igikwe, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo ari kuvuga ngo azagenda ngo ahereyo, kuko iyo urebye Rocky ubona ko ari umuntu ugira business nyinshi mu Rwanda zigiye zitandukanye, ntabwo yapfa kuzitererana gutyo, nubwo wenda aba yarasizeho abantu bazikurikirana, ariko birumvikana bose abagomba kuhigerera wenda gace, ariko akahagera. Gusa icyo nakubwira cyo nuko urukundo rwe n'uyu muzungukazi atari urukundo rworoshye, ni urukundo rushobora kuba ruri seriye. Ku makuru tugenda duhuza tubona ko ibi ngibi bishobora kuzavamo ikintu gikomeye cyane cyiza, kandi abantu bagomba kuzishimira, dore ko Rocky ari mu bantu bamaze gukura. Abantu benshi bagenda bibaza bati ese Rocky kakuze ashaka kugira ngo azasaze agere mu myaka itari yo gushaka yicuze? Ni ikibazo gikomeye cyane, ko afite amafaranga n'ibindi byinshi bagenda bavuga, bongeraho bavuga ko yagakwiye kuba yarashatse cyangwa se afite umwana uzwi wemewe nk'umuntu nyine ufite imyaka afite. Kayo nguko rero, reka mubwire ngo wakoze kuba twabanye muri iki kiganiro, naho ngewe mwabanye ninjye bita Hubert. Naho ubutaha nibutse abantu bose gukora subscribe, nyaboneka tujye tubana neza 5 kuri 5. Ciao, bye bye.